Hallelujah. Amen. 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 Okay. Dusenga Imana. Uhoraho Mana, nyiribihe, nyiricubahiro, nyirimbaraga, nyirubutware, nyirubushobozi, ducishijwe bugufi cyane mu mitima yacu kugira ngo uhabwe icubahiro kuri iki gicamunsi cy'uyu munsi wa none. Uruwera Mana yera, twebwe turi abantu iteka ryose bakwiriye kugirirwa imbabazi n'ubuntu kugira ngo twemerwe. Ubuntu bwawe nibwo bwonyine butuma twemerwa. Ubuntu bwawe nibwo bwonyine butuma twishimirwa nawe. Nuko nibwo duhagazemo, imbabazi zawe nizo duhagazemo, urukundo rwawe nirwo duhagazemo. Dusabye kugira ngo ubane natwe. Ijambo ryiza ryawe Mwami niryo ryonyine nzi neza rigirira abantu umumaro, niryo ryonyine nzi neza rigirira abantu, rifasha abantu, rikabazura, rikabakiza, rikabarinda, rikabaha ubwenge, rikabafasha mu buzima bwose banyuramo. Ijambo ryawe ryonyine niryo ryaremye umuntu. Ijambo ryawe ryonyine niryo rifite ububasha n'ubushobozi bwa buri kintu cyose. Mwami, niryo dutegereje. Mwanditsi aravuga ngo sema neno moja tu na roho yangu itapona. Ducishijwe bugufi Mwami ngo utugirire impuhwe kandi utugirire imbabazi, hanyuma uvuga ijambo rimwe riza kudukiza, riza kutuzura, riza kudufata ukuboko, riza kudutereka ku rutare, riza kutwigisha ubushake bwawe, riza kuduha imbaraga kugira ngo ibyo wagenye, ibyo waturemeye, ibyo dushakaho byose bibe hatabuzemo na kimwe. Guca bugufi ni ukwacu, gushigwa hejuru ni ukwawe, mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Turashimira Imana muri aya manywa cyangwa se gicamunsi cy'umunsi wa none. Imana ihimbazwe. Haleluya. Turabiyegereje mwese abitorero rya Foursquare, duhereye ku bayobozi bacu n'abakristo bose muri rusange. Turabakiriye, turabishimiye kandi tubahaye ikaze kugira ngo tubane namwe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ngombwa kwa buri muntu wese uriho ukihumeka, ukiri mu isi, utegerejwemo gukora ibintu bitandukanye kandi bizamugirira umumaro. Ijambo ry'Imana niho akura ibizamugirira umumaro n'ibizamufasha mu rugendo rwo mu isi. Turabahaye ikaze rero. Ijambo ry'Imana ndarishishikariza buri muntu wese kurikurikirana kandi kuryitaho, kuko kutaryitaho ni ukutitaho, ni ukutiyitaho, ariko kuryitaho ni iby'ingenzi, ni umugisha ukomeye kandi niho haba ubwenge. Reka dusome ijambo hano mu Gutegeka kwa kabiri, ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa, ibice 13 umurongo wa 36. Ibice 13 umurongo wa 36, ibyakozwe n'intumwa. Kuko Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora, ariko uw'Imana yasize ntarakabora. Ndasubiramo, kuko Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Amen. Turaganira umwanya muto ijambo nkunda cyane kandi ryamfashije
bwiza numva nasangiza abandi bantu abakristo bene data. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kandi cyane. Ndabaganira ijambo rivuga ngo gukora icyo Imana ishaka mu gihe cyawe. Mu gihe cyawe, kuko nimba hari igihe cyawe, hari igihe kitari n'icyawe. Hari igihe cy'umuntu kibaho, igihe kikarangira, hakaza igihe kitari icyawe. Icyo kintu nicyo nshaka kuvugana n'abakristo banyumva muri uyu mwanya. Ngira ngo mbabwire, igihe cyose si icyawe. Igihe cyose si igihe kitagira iherezo ni icy'Imana. Imana, Bibiliya iravuga ngo n'Uwiteka nyiribihe. Imana niyo nyiribihe. Uwiteka Mana ni Imana nyiribihe. Ariko abantu bagira igihe runaka bakoreramo imirimo yabo, nyuma y'icyo gihe kikarangira, hakaza ikindi gihe kitari icyabo, udafitemo uburenganzira bwo gukora mu icyiza cyangwa ikibi. Ariko igihe cyo gukoreramo, wowe unyumva, wowe uzakurikirana iri jambo, ndagira ngo nkubwire, nkwibutse ibihe ingene biteye, ibihe ingene biza. Ntukirengagize ibihe. Igihe cyawe ntukakirengagize, ntukagisinziremo, ntukakiryamemwo, ntukakigiriremwo ubute, ntukakigiriremwo intege nke, ntukakigiriremwo ubujiji n'ubunebwe, ntukakigiriremwo ubupfapfa. Kuko igihe cyose si icyawe. Igihe kitagira iherezo ni icy'Imana, kuko Imana niyo nyiribihe, niyo se w'ibihe. Ariko igihe cy'umuntu, habaho igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe, umwanditsi niko yavuze, Salomo aravuga ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya, hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro, hari igihe cy'ibyishimo, igihe cy'ibirori n'igihe cy'amarira. Hari igihe ni ibintu bigenda. Hari igihe cyo kurunda amabuye, hari igihe ngo cyo kuyasandaza. Hari ibihe. Ndagira ngo ngufashe utekereze hejuru y'ibihe, uko ibihe byagiye biza bigahinduka. Uyu munsi usanga hari igihe kiza abantu bagakena cyane, bwacya barya bari abakene, ugasanga babaye abakire cyane. Niko bimeze. Hari abantu bari abakene cyane. Ndabyibuka igihe kera nkiri umwana, mbona abantu bamwe bari abakene cyane, ariko ubu ni abakire cyane. Ni abakire cyane. Abari abakire cyane ni abakene rwose, ni abakene bari aho babuze uko bagira. Ibyo ni ibihe ingene biza bigenda bigera ku bantu. Ibyo ni ibihe biza bigenda bigera ku bantu. Ibihe, hari igihe cy'imvura, hari igihe cy'izuba, hari igihe haba nijoro, hari igihe haba ku manywa. Niko ibintu bimeze. Ndagira rero ngo mufashe, mu gihe cyawe ugomba gutekereza ibi bintu. Mu gihe cyawe utekereze neza ibyo urimo. Nkunda cyane kandi ntinya cyane iki kintu kivuga hejuru. Haleluya. Nkunda cyane kandi ntinya cyane iki gihe, uburyo umuntu iyo arangaye mu gihe cye, igihe cyo gukora akakirangaramo. Iyo umuntu arangaye mu gihe cye, ndabyibuka
hari igihe ndatanga urugero nko ku ishuri. Hari igihe cyo kwiga ugasanga abantu amashuri arafunguye, umuntu bafungura amashuri iwe ntaje kwiyandikisha, abandi bose bakaja kwiyandikisha. Igihe cyo kwiga ntiyige, igihe cya examen akaba ari bwaza kwiyandikisha. Uyu muntu iyaje ibintu bimeze gutyo, ni ukuvuga ngo ahita agaragazwa mu mutwe no mu bitekerezo ko afite ikibazo cyo kutamenya igihe ibintu biza bikorerwa. Hari igihe cyo kwiyandikisha, hakaba ni ku ishuri, hakaba n'igihe cyo kwiga. Igihe cyo kwiyandikisha si cyo gihe cyo gukora examen, igihe cyo kwiyandikisha si cyo gihe cya vacances. Haba igihe cyo kwiyandikisha, hakaba igihe cyo kwiga, hakaba igihe cya examen, hakaba igihe cyo gufata amanota. Ibyo bihe biratandukanye, niko bimeze. Ndabisubiramo, hari igihe cyo kwiyandikisha, hakaba igihe cyo kwiga, hakaba igihe kwiga bivuyeho, hakaba igihe cyo kubazwa ibyo umuntu yize bikavaho, hakaza igihe cyo guhabwa amanota wakoreye uko byagenze. Ibyo bihe byose biratandukanye. Iyo umuntu rero atazi ingene ibintu bimeze, igihe cyo kwiyandikisha si cyo gihe cya examen, biratandukanye. Ni ukumenya ngo iki gihe ngezemo ni ikihe, ni icyahehe ndihe. Abakristu benshi ntibazi igihe, abakristu benshi ntibazi ibihe. Bazi gusa ngo barabyuka bagende bakora activite zabo, binjira aha basohoka aha, bakora ibi, nuko ubwo buzima nuko bumeze. Nyamara hari ibihe byawe byo gukora ntukaryame, ibihe byo kuryama ntugakore. Imana yateganyije buri kintu cyose mu mwanya wacu, mu gihe cyacu. Abakristu rero mumenye ko turi mu ibihe byo gukora nibi. Umva uko Dawudi yavuze ngo, umwanditsi yavuze ngo Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Igihe cye cyo gukorera Imana ntiyaryamye, igihe cye cyo gusenga ntiyaretse, igihe cye cyo gukora yarakoze. Amaze gukora igihe Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Bavandimwe, ndagira ngo mbasabe, mu minsi ishize muzi igihe isi yinjiyemo. Ubwo umunsi umwe, igitondo kimwe cyangwa se umugoroba umwe, habaye itangazo rivuga ngo nta muntu wemerewe kugenda mu muhanda, indege ntizemerewe kuva ku kibuga ngo zigende iyo zahoraga zigenda. Abantu ntibemerewe kuhava ngo baje ahantu bifuzaga. Ibintu byose, itangazo ry'umunsi umwe, umugoroba umwe, itangazo rirasohoka, risohowe n'ababishinzwe, babwira abantu ngo uyu munsi ntimuva mu mazu, uyu munsi ntimuva mu ngo zanyu, guma mu rugo. Iratangazwa muri Amerika, irasohoka muri Burayi, irasohoka mu Bushinwa, irasohoka muri Afurika, irasohoka. Nimwumve ingene ibihe biteye, nimwumve ingene ibihe bimeze, nimwumve. Icyo gihe iyo umuntu yikora akagenda adasobanuye neza ibyo agiyemo, uwo muntu baramufata bakamufunga. Niko ibintu bimeze.
abakristo rero ndagira ngo mbafashe, ndagira ngo mwibuke igihe cyacu cyo gukorera Imana. Iyo umuntu akiri muzima, iyo umuntu ari muzima, iyo umuntu ari mu isi, iyo umuntu uri muzima, urakomeye, wabyutse, uri amahoro, hari ibihe, icyo ni igihe cyo gihe cyawe. Iyo umuntu ari amahoro, iyo umuntu ari mu isi, iyo umuntu, icyo gihe cyawe ndagira ngo ntugitakaze. Icyo gihe cyawe ndagira ngo ntukireke. Icyo gihe cyawe umenye ko ari igihe cyawe cyo gukora. Igihe cyawe cyo gukora nico igihe cyawe cyo gukorera Imana kiri imbere yawe. Ntugisinziremo, ntugihugemo. Satani yazanye uburyo bwinshi, tekinoloji. Ntabwo ari Satani wazanye tekinoloji, ahubwo tekinoloji Imana yaduhaye Satani yayiprofisemo. Yashatse ikintu cyohuza abantu. Abantu barahuze mu bintu bitandukanye, bazashika ahantu bisanga batakivuye, kuko igihe cyabo cyo gukora ntibakoze, ahubwo barahuze, ntibazi ibyo babagamo. Kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu azaza nk'umujura. Yesu azaza nk'umujura, niko iryo tangazo yasize atanga. Zaza nk'umujura. Nimba Yesu azaza nk'umujura, Yesu azaza nk'umujura. Kristo umwami wacu azaza nk'umujura. Ntabwo azatangaza ngo atange itangazo abantu bose bitegure baze kuri stade. Kuri stade umwami wacu Yesu agiye kuza, tuzamwakira ari ku cyumweru, hanyuma abantu bose bitegure baze, twese umwami wacu Yesu tuzahurira kuri stade, abizeye bagende mu ijuru. Iryo tangazo ndirizabaho. Yesu azaza nk'umujura. Yesu ntabwo bazakominika mu nsengero ngo batangaze mu nsengero ngo babwire abantu ati mwitegure, 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 Yesu araje, mwitegure, Yesu araje, Yesu araje, mwitegure. Cya gihe tuba tuzi cy'amateraniro saa 3, nibwo amateraniro atangira. Saa 3 turahurira na Yesu hano, araza rwose. Abizeye bagende babane nawe, bazajane nawe mu bwami bw'Imana. Iryo tangazo tirizigera ribaho. Itangazo ni rimwe, Yesu azaza nk'umujura. Mugihe Yesu azaza nk'umujura, yaravuze ngo muhore mwiteguye, amatabaza yanyu ahore yaka. Muhore mwiteguye, amatabaza yanyu ahore yaka. Haleluya. Amatabaza yanyu ahore yaka. Mu yandi magambo, ntimukaryame, igihe cyanyu cyo gukora kigihari. Amatabaza yanyu ahore yaka. Hari abantu benshi amatabaza yabo yazimye. Abantu benshi amatabaza yabo yazimye. Kubera iki? Igihe cyo gukora ntibakora, igihe cyo gusenga ntibasenga, igihe cyo gutanga ntibatanga. Igihe ahubwo ibintu barabinyuranya. Ndagira ngo nongere nkwibutse, Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye, hari ikintu cyane gikomeye isomo Bishop yigeze kutwigisha. Aratubwira ngo ubushake bw'Imana, Imana yaturemeye ubushake bwayo. Imana yaturemye kugira ngo dukore icyo ishaka. Tiyaturemye ngo dukore ibyo dushaka, yaturemye ngo dukore ibyo ishaka. Yaturemeye imirimo yayo. Rero hari ibintu byayo tugomba gukora, tuyifitemo umwenda, tuyifitemo ideni. Iryo deni tugomba kurirangiza, tukaryishura. Turi mu umwenda w'Imana. Imana ntituri mu umwenda gusa, dushobora natwe kwitera umwenda wo gukomeza kutugirira neza, ariko mu byanditswe Imana ndi, kuko urukundo rwayo rwose yararuduhaye. Nta rukundo Imana yasize itadukunze. Uko rungana rwose yaruhaye abantu. Imbabazi zayo nta mbabazi zindi yabitse, yazihaye abantu. Kuko handitswe ngo
kuko Imana itatwimye umwana wayo ngo ese izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose. Ubwo Imana itatwimye umwana wayo izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose. Ntacyo na kimwe itazaduha, ntacyo na kimwe yatwimye. Ariko ndagira ngo natwe ibyo tuyifitiye, ibyo tugomba, ibyo dushakaho, tureke kurangara. Ubuzima bwo kurangara, ubuzima bwo kubaho mu buzima burangaye butazi ubushake bw'Imana, ubuzima bwo kubaho burangaye. Igihe cyo gusenga ntidusenge, igihe cyo kwiririmbira ntitwiririmbire, igihe cyo kuzuka kugira ngo turabagirane ahubwo turasinziriye. Ibyo twagombaga gukora ntitubikore. Bavandimwe, bizatubera ikibazo, ntabwo bizatubera amahoro. Itangazo rihari, Yesu azaza nk'umujura. Yesu aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantu myaka iri ku manywa kuko bugiye kwira ubwo umuntu, kuko ijoro rije ubwo umuntu atakibashije gukora. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyo gukora n'igihe kitari cyo gukora. Wewe musore unyumva, wewe mugabo unyumva, wewe mugore unyumva, wewe umuntu wese uzakurikirana izi nyigisho, ndagusaba kutarangara. Nkunda Nehemiya cyane uburyo yakoze mu gihe cye. Nehemiya amaze kumenya iwabo ko ibintu bitameze neza, ko ibintu byasenyutse, arahaguruka imbaraga ze zose n'ubushobozi bwe bwose n'ubwenge bwe bwose, ahagurukana umubabaro wo kugira ngo asane iwabo. Abwira bene wabo ngo ese ntimuruzi ko tumeze nabi? Iwacu harasenyutse, habaye amatongo. None tuzicara gute? Ibituro by'abasogokuruza byarasenyaguwe n'abanzi. Tuzicara gute? Imihana yacu yarahiye. Ahagurukana umutima we kuko cyari igihe cye cyo gukora. Ntabwo yigeze aryama, ntabwo yigeze atuza, ntabwo yigeze yumva ko agomba, kandi yari ahantu hakomeye, ahantu heza, ahantu aryama neza, ahantu arya neza. Yari mu bwami, yari atuje, yasaga neza, yambaraga akaberwa, yaryaga icyo ashaka, yari ibwami. Ariko ndagira ngo mbabwire, igihe cyose yabaye ibwami, amaze kumenya ko iwabo hari amatongo, ntigeze atuza ngo avuge ngo bimeze gute, ngo ntibimureba. Icyo gihe cyari igihe cye, arahaguruka, ni igihe cye, arahaguruka. Imana iri kumwe nawe, abaza Imana, Imana irabimwemerera, agendana n'Imana, asana iwabo. Hariho abanzi bagerageje guhaguruka ngo bamutere, ariko icyo gihe nticyakunze kuko ari kumwe n'Imana. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, Imana ikunda cyane umuntu uzi ko ari mu gihe cye. Igihe cy'umuntu ntabwo uri umusozi, ntabwo urimo Kigali. Kuva tugeze hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, twasanze mo Kigali, hariya mo Kigali, Jari n'ahandi n'indi misozi ya Kigali dutuye, yari imeze kuriya, ni kuriya yari iteye, n'ubu iracyameze kuriya. Ariko bamwe twashyize hano, bamwe barapfa, abandi baravuka, abandi Kigali yarahindutse. Ntabwo ari imisozi yahindutse, ntabwo mo Kigali yahindutse, imisozi ni kwa kundi. Ariko abantu bo, kuko umuntu atari umusozi, umuntu atari nikizi, umuntu si umusozi, umuntu si ibuye. N'ibuye bararihonda rigashira iyo bashaka kuryubakisha. Umuntu agira igihe cye cyo kuvuka, akagira igihe cye cyo gukura, akagira igihe cye cyo gukora, akagera igihe cye cyo gupfa, akava muri iyi si akagenda kuwamwohereje mu isi, aje gutanga raporo y'imirimo yakoze. Ndagira ngo nkwibutse imirimo yawe, ubuzima bwawe. Muvandimwe unkurikirana cyangwa uzankurikirana kuri iyi nyigisho, igihe cyawe nukirangaramo, Satani azabatsinze igitego. Igihe cyawe nukirangaramo, abadayimoni bazabatsinze igitego. Ariko igihe cyawe nutakirangaramo, wowe ubwawe uzabutsinze igitego.
igihe cyawe nukirangaramo satani azaba atsinze igitego. Igihe cyawe nukirangaramo satani azaba atwaye igikombe. Igihe cyawe nukirangaramo satani ubuzima bwawe azabunyaga. Igihe cyawe nukirangaramo satani azaba ageze ku cyo yifuza. Igihe cy'umuntu iyo kirangayemo, iyo yumva ko yakirangayemo ubuzima bwe agahuga. Igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana ntarisomye, igihe cyo gusenga ntasenze, igihe cyo kwiyiriza ntiyirije, igihe cyo gushaka Imana ntashatse Imana, igihe cy'ubundi buzima wenda nabyo ntabikoze. Mbibutse umuntu adahinze igihe cyo guhinga kigeze, kuko hari igihe cyo guhinga, hakaba n'igihe cyo kubagara, hakaba n'igihe cyo gusarura, hakaba n'igihe cyo kurya ibyo umuntu yasaruye. Ayo mayetape yose abaho. Ndagira ngo mbibutse icyo kintu. Haba igihe cyo kubiba, hakaba igihe kindi kibaho ciki, hari igihe cyo guhinga, hakaba igihe cyo kubiba, hakaba igihe cyo kubagara, hakaba igihe cyo gusarura, hakaba ibyo igihe cyo kurya ibyo umuntu yasaruye. Ayo mayetape yose, ibyo bihe byose biratandukanye. Ariko ndagira ngo mbafashe mbibutse, iyo igihe cyo guhinga kigeze ntuhinge, igihe cyo kubagara kigeze ntiwobagara icyo utahinze. Bikaba ari uko bimeze, ukaja kwicura cyangwa ukaja gutekereza igihe cy'isarura ubona abandi basarura, wowe ibyo byose utarabikoze. Ntutegereze ngo uzasarura. Niko bavandimwe tugomba kumenya ubwenge ko igihe cyacu cyo kuba mu isi, ndagira ngo nkikwibutse ko ari igihe kitari cyo kuryama, ari igihe cyo gukora ubushake bw'Imana. Igihe cyo kuba mu isi si igihe cyo gusinzira, kuko hari igihe cyo gusinzira, hari n'igihe cyo kudasinzira abantu bagakora. Gukora ubushake bw'Imana bifite igihe runaka. Umunsi uzaba uvuye ku isi, igihe cyo gukora kizaba kirangiye. Ibyiza cyangwa ibibi, tuzaba ugifite ubushobozi, tuzaba ugifite umwanya wo kubikora, kuko igihe wahawe cyari gihagije. Rero ndagira ngo ngusabe gukurikiranira ijambo, nongera nkwibutsa igihe cyawe. Igihe cyo gusenga uzusenga, igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana uzusoma ijambo ry'Imana, cyangwa uba muri WhatsApp no kuri YouTube ku bintu bifasha uruhande rumwe rw'umubiri, cyangwa ku bintu bifasha uruhande rumwe rw'ubumenyi bisanzwe bigaburira uyu mubiri. Ariko ku bintu bigaburira ubugingo, wabuze igihe cyo kugaburira iby'ubugingo. Ibiryo by'ubugingo wabuze umwanya wabyo. Ubugingo bwarapfuye, kuko burarya bukanywa bukambara. Ibi bihe umwanditsi yaranditse ngo munywa amata adafunguye ngo azabakuza bageze ku gakiza. Haba amata y'agakiza y'abantu bakijijwe kugira ngo umuntu akure. Haba ibiryo murya umutsima ubatera imbaraga. Haba umutsima w'ubugingo umuntu arya ubugingo bwe bukabuzima. Ibyo bihe byose iyo uburiye umwanya umutsima, iyo uburiye umwanya amata y'ubugingo, kubwire ko ubugingo buzapfa kandi buzize kubera ko utabwitayeho, utabugaburiye, utabuboneye umwanya. Rero kubonera umwanya ubugingo, iyo uboneye umwanya uyu mubiri ukawuhingira, ukawuruhira, ukawubonera igihe, ukawitaho, uzabaho. Ariko igihe cyose utazobonera umwanya iby'ubugingo, kuko hari umutsima w'ubugingo, kuko hari umutsima w'umubiri. Umutsima w'umubiri ubaho, witabwaho cyane, n'umutsima w'ubugingo ubaho, ugomba kwitabwaho. Kandi umuruho wose usabwa kugira ngo uruhe ubugingo bubeho, ugomba kuwuruha, tugomba kuwirengagiza. Umuruho wose usabwa kugira ngo ubugingo bubone umutsima wabwo, uwo muruho uzawuruhe. Umuruho wose usabwa kugira ngo ubone amata y'umwuka, uwo muruho uzawuruhe. Uwo muruho uzawuruhe kugira ngo ubugingo bubone amata y'umwuka adafunguye, ayaza kugeza ku gakiza. Icyo gihe uzagiha umwanya kugira ngo ukorere ayo mata y'umwuka
amata y'umwuka arakorerwa, umutsima w'ubugingo umuntu arawukorera, arawuruhira. Niko bimeze. Ntabwo uryama ngo byizane, ntabwo ari inzozi ngo buracya mu gitondo ngo ubugingo bwahaze. Oya, ugomba kuburuhira nk'uko umubiri umuntu awuruhira. Imana ibafashe igihe cyawe tukirangaremo, igihe cyawe tugisinziremo, igihe cyawe tupfe ubugingo ngo bupfe buzagupfane buje kwa Satani. Oya, ahubwo ubugingo bwawe komeza umumenye, kuko nurangara mu gihe cyawe ubugingo bwawe buzaba bushize. Kuko nurangara mu gihe cyawe icyo Satani akwifuzaho azaba akigezeho, ariko nutarangara ukaba maso ubugingo bwawe buzabaho kandi buzagira amahoro. Icyo Imana yaguteguriye uzakibamo kandi uzakibona. Imana ibagirire neza kandi bafashe. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Ishobora byose Mana yacu, turagushimiye. Ugize neza muri uyu mwanya, ugize neza muri aya masaha. Mana, udufashe kumenya igihe cyacu no kutakirangaramo. Utubabarire aho twarangaye, utubabarire ibyo twitayeho ibindi ntitwabyitaho. Tubabarire cyane Mwami Yesu, nimba twaritaye ku kibazo cy'umubiri gusa, ariko ikibazo cy'ubugingo ntitwacitaho. Mu izina rya Yesu wongere utubyutse, kugira ngo iby'iki gihe iby'umubiri bireke kudutwara ngo bitumare igihe kuruta uko dukorera iby'ubugingo, kuko iby'ubugingo nabyo birakorerwa. Ndagushimiye Mwami Imana, udufashe utwibutse ibyo twagombaga gukora kugira ngo ubugingo bwacu ukomeze bube buzima. Data wa twese uri mu ijuru, oh haleluya, kugira ngo ubugingo bwacu ntibugapfire mu butayu ari iyi si, ahubwo ubugingo bwacu bube buzima bugukorere. Igihe kizagere buzakubone, uzabane nabwo ibi bitazashira. Nuko mu izina rya Kristo Umwami wacu ubidufashemo, ubitwemerere, ubiduhe kubw'imbabazi zawe. Wemere kugira ngo ibwenge bwacu buhumuke, dusubire dutekereze, dusubire twibuke igihe cyacu cyo gusoma ijambo ryawe, igihe cyacu cyo gusenga, igihe cyacu cyo gukora ubushake bwawe. Ntitugisinziremo, ntigipfe, ahubwo tube maso, dukanguke, dukora ubushake bwawe. Iby'ubugingo icyo ushaka ku buzima bwacu kibeho. Mu izina rya Kristo Umwami wacu tubisabye, amen. Haleluya.